Byo nyitime wigeze ubona ndi impiri ngenda ha. Uko asakuza uko nguko ubu nuko hari uyitonze yubashye umushyitsi. Ariko sheri mbabara umbwiza uko nimba ufite abasheri ukabara ababwiye ngo tujye duhura bajye biyorobeka. Umva ngo iyo musanga nari kumukacira nkamushishimura nkamwereka ko njye navuka. Nariza telefone yanjye. Ngende ugiye gukurupira iyo nzu. Abaya bawitonze kamaze nkubaza ubundi me. Bene itonze. Kubera icyo ukunda buriza. Kaho kinyumvira. Bahe narakubwiye ngo ugiye uri kumwe nanjye ntukambwira izo mvugo zawe z'uburara. Kuraburiza se nibiki? Na nk'ubu bayirukanye niga yanjye nagera ku muhanda bakansereza ngo mfite mama w'umugome. Ngo niga yawe? None. Indese. Kabasa wamuhoye iki? Kavuna muheto kanyagwa kabaya. Ntabuza amabara yari akoze ahangaha. Soni. None asigaye yisumbukuruza ngo aje gutereta Vanessa. Noso ukeka ko ajya kubikora batabanje kubimbwira. Kubyo wumva ko byabintunguye. Kumbi ni wowe umufata ukamushumuriza ukamugira nk'igicuruzwa. Ukamuteza ziriya mayibobo. Wewe gusukibanya ko ibyo ukora atari byiza. Nawe itonda akazajya kasana kugusura ko ariko kose. Nukugakimiza kataragera no ku muryango. Ubwo nagaki. Ubwo nagaki bahe. Ndensurwa n'utuntu. Rwanda rufata babyeyi rugafa. Wakantu we. Sheri, wishushu nukugira vuba rwose ukamindurira n'ibisuko. Reba imisatsi yashinyitse wagira nta mukunzi ngira koko. Ashaka. Ndimo ndabibona. Bashaka umwanya, ndashaka kuzaguherekeza. Umwanya se nawe niwe kibazo, ahubwo wo amafaranga. Urebe ko ntahita mpindura. Ufite umwanya ni mugora tujye. Ndashaka kuguherekeza. Ukuntu bagusuka. Ndagukunda nkabura uko ngira. Shushu. Shanye ngukunda kurusha. Nizere ko wanyuzwe. Nshyshya waretse gutaha. Sheri, ntabwo wanyuzwe? Nanyuzwe ahubwo ndashaka nyine kubera ko nanyuzwe. Ko nari kunyikoreshwa ntabwo nongera. Sheri mbabarira. Umva ngubwiza ukuri. Sheri nanarakaye. Ariko ubwo nta nubwo ubona energy natakaje. Ninjoro koko nta no kumaka breakfast nta nakubwo koko we. Sheri wo yasha. Ariko yaramwiwe ni minota 5 y'umuntu. Ura mukadogo wawe n'umunebwe. Sheri ngiye nuko atari nje umuhemba namwirukana buriya. Tumaranye iminsi ntabwo nahita mwirukana gutya ariko reka ngene muri. No wamundutishije. Ntabwo bibaho Sheri. Ntawakuruta. Gute se? Sheri wanya. Oya. Shani. Ndabyanze. We wanyanze. Sheri oya ntabwo. Nje ko numva nakunze cyane uretse twiyama. Oya. Sheri kanje. Basugataha nka sasa. Nakwanze nzagaruka ariko wabanje kuminduza bino bisuko. Okay, niba ari ibyo nimugoroba tugene muri salo ariko ubwo turahita tuzana. Sheri ariko mva mbwira. Njyewe ntabwo tuzabana ugifite ura mu kadogo w'umunebwe ukora ibina azeduka urukumva ajyana akanyamasyo. Basi reka ngene murebere sibyo ko ari ikintu cyatunganye nguzane sibyo. Ako Sheri mu mwaka we mwana nteke naga special buryo. Ibyo byose yabikoze ndabizi. Reka ndebe ko ari ikintu yakoze. Vie. Ubu nizere ko watuje ko waramenye se wariri. Mubaze kandi usubize. Urumva natuza gute mu byukuri? Nje nari nzi ko se wariri aruriya mugabo wo ku Gisenyi. Kumbi ngo se wariri bahirukana hashize imyaka 20. Urumva? Kandi bahirukanira Burundi. Gusa urumva natuza gute? Ariko niwe wabigizemo uburangare. Kunara kuya ngo mpereze 10,000 ubundi nkuzanira uwo mukeba wawe nawe mumenyana. Ako sereka nkubaze. Ubu wibwira ko niko naguha amafaranga ukwere yaza. Urumva yaza? Gusa reka nkubwire. Nge ndashaka kwihangana na mama wawe paka kugeza yicujije. Ariko ubundi ubona mu bicuza mama arimo. Nguzi ko yararukaniye kwa bamuyomba. Yararaga mutubari. Muki? Mutubari so kubeze mama wawe inzoga. Byibaze nawe. Erega papa ngakabaye twende ni koga. Niyo koze ngashira umuntu. Oke. Uzi ikintu ngiye gukora muri no konje ndimo. Ngiye guhangakisha mama wawe uko byagenda kose. Wegira umereza amafaranga 10,000. Umwoherereze ubundi aze nawe umuhane.
reka nze ndebe ukuntu yabyigaho ndashaka urumva ndashaka ariko mama wawe uko byagenda kose agomba kumbwira uburyo yararaga mu kabari nk'aho yahindutse amacupa. tugwakogeje vuba bino bintu twabikora waba mbabarira iri ndahoze ngiye kuma amategeko nkaho uri kunkoresha uratangiye tugwasize isabune unyuguza ibyo unyuguza ubwo uri kubyoza neza wajya ukora ibintu bishaka tangiye kuma amategeko se sundi ubwo ugiye kunyuguza ushyira hehe ndakwiyamye wajya kuzana sindi basi ushyiramo ibintu ntukantume ngiye ntabwo ngana nawe ari we ntabwo ngana nanjye ubu se uko ungana n'ubwenge ufite urabona bihwanye ariko ibisi bitangaza ra niba biri kubera gorogota niba biri kubera he kumenyera ndagira ngo umenyeshe ko ubu nanjye mfite papa wariyumvishe ngo wabonye siko sawa keneye umuntu ugwisa wajya ukazana indi basi ariko mba ndakwiyamye njye ntukajye untegeka he ngeze ngusaba inama njyewe ajya ngo uri mukuru ni mukuru nyine nicyo cyatumye mujya kwa muyomba mukayakugira indaya ngo iki ndaya se wohereje niyo mpamvu waje uvuga kurenza ya nzogera yisave kwa padiri wari umaze gushirika ubwoba none ari ngiye ku mafunzo mbere nzi n'amafunzo ase wagiye kuzana ariroga nakagago ibi bitangaza biri kubera igorogota biri kubera wajya ukazana indi basi oza ariko nakwihoreye ugira ngo wowe oza ufite ikihe kibazo cyangwa suka ibyombo bivanga gira vuba wowe nakureka n'ibi ngibi bisigaye ukabyogereza riri sino nufitiye gahunda ko kuva vawe yaboneka kugira ngo ushimwe ukomeza kwishima shaho se nawe nishimiye iki ntabwo ndamenya niba azaza kunkura hano nta nubwo ndamenya niba nzakomeza kubana hano na Vanessa nkakomeza mpanganye nawe mbese nta kintu ushatse wakwishima rero kuko na Vanessa uvuga ngo ntago azakomeza kukwirataho kandi azi ko papa wawe yagarutse ikindi kandi uzabiganirize mama umva icyo abivugaho mama umubaza akabazo gatoya akaguru ukagira ngo ni nk'amashara babarira aba nta kintu namubaza ese ubundi kutambwiye uko yitwaraga iwabo wa Betty bireke bambwira ahubwo byari byaranyobeye mama ijoro yari yaragize amanywa arara agenda noneho umusaza yamara kuryama akabyuka akarara yambara inkweto hanyuma akabyuka akagenda akaza atinze nta kintu na kimwe mwavugana mbese ukuntu yari asigaye ameze ngiye byari byaranyobeye arara n'inkweto asubira ku mama zakura ryari bazankubaza warangije gukura hose se urabishoje nsigaje gatoya gira vuba ujya mu gikoni nanjye ngiye pfiriye ngiye kureba Jane akubana wateka wagira ntongere gukora ikosa ryo kudasigira undi mwana ibiryo ibyo ni ibiki umbwira ubundi ese bura wajya umenya ko muva indimu njye mvukana nawe ura nonge ndahari ntabwo ari uwa data hanyuma akaba uwande si uwanjye wowe uri uwande se nturi uwanjye ndabarira cyane niweho bizi ariko kw'inka ya nkoronko igira inkomoko cyangwa nta yimiya yakabara ubwo ibyambayeho bikubayeho nawe ukabyara umwana ukamushakana wabigenza ute ngiye Vanessa ngira imico nk'iyawe nkabyara umwana nkamuta mu ndobo z'ifu ntabwo ngiye byambaho sibaho se ndobo yuzuye ifu se wabonye ari nde bayitaye ubwo burozi bwo ntabwo nzarya reka bayitayemo uramuyobe wese wamushyize indobo yuzuye ifu se ninde bayitayemo ariko damenya ariyo ntuzi ariyo Moyize wari wabonye ntabwo nakurenganya nta kindi ari bumushyiremo nyine ndumva uyu munsi naramutse neza nta bintu nshaka ko bindemerera mu mutwe injira igikoni genda haguruka mva imbere injira igikoni
ihute songoza ubuntu bumeze nk'umufungo w'intoryi wajya ubanza ukareba n'ibiro ufite ukareba n'ibyo rirafite yarwarikiza kandi rimwe nzamureka kwicarira vani agukosore haraciye igihe kirekire ahubwo se kwagiye ugahera byakugendekera amahoro cyangwa ariko nageze hano usanga mudahari ndetse n'umwana twarabonanye nibyo se ngo barabonanye siko nabimenye ntabwo nabimenye rwose niko kanyamuneza maranye meza nibyo rwose ibyo nakubwiye se ugeze ubona hari impinduka rwose ni muremure nka se n'umubonye nawe akakubona ahita abona ko rwose wibyaye ntabwo wabikabije niko bimeze rero narinze ko winywera agahiye niyo mpamvu ntabwo narinze ko wifatira ku mazi nikundira amazi none se ari hehe rira ari hehe arahari nuko ari mu gikari mbese hagati wenda tutaranamuhamagara nimba waramubonye gahunda wayifashe ute umwanzuro wawanzuye ute ariko nifuzaga ko aza nibura akandamutse rikoze wamugara riri wagira ngo ahubwo yararyamiye urugi neza icyumba cyo ko kiri hano ngwino sohoza umushyitsi papa waje ntabwo natinze nari ngukumbuye nanjye nari ngukumbuye n'ukuri akorera inkugwajya ugabanya kwitetesha aka kanya umenye ko ariho utangiye kuvuga ngo uramukumbuye ariko nta kibazo ese atamukumbura mukumbura buri munsi ngaho kumbura nta kibazo ahubwo nibwo yagakombye kumukumbura riri wambonye papa muri iki cya kinyarwanda cyanyu cy'ubwo ni viyarya none se ukimara kubona riri wowe wabyakiriye ute wafashe izihe ngamba byabashimishije ahubwo ikintu cyari kinzanye narinje kugira ngo tubiganireho gato kubera ko nifuza kugira ngo nzamujyane mushakire n'ishuri cyane ariko nabasaba kugira ngo abe ari igihe gito kubera ko umugore wanjye urabona imyaka ishize n'imyaka 17 sinigeze mubwira ko mfite umwana hanze uyu mutipe bamwita kabaya umujama kabaya fresh kabisa urimo neza ndimo ni imyuka kabisa bahe icyuma muraziranye ma akora no urangije kumva mani mwibwire ushize naraje ndisaza ariko wabonaga nasaze mwana nagize ngo ni nk'ibintu byagutereye niba nari nifitiye urasubiranamo ibindi akunda uko nabonaga umeze nk'umuzeruka rero birangwa ko ari ibintu sigaye bijya bikancura mani ngo nazire akubwiye bari abakobwa banyu na amaseri goma nta n'umukwe muzigera mubona uri kumva kwa Nyirankotsa nawe urahaze ma wose urahaze umva ni umuriro waka nawe bagutejeho se nyina we ibana kuzerana runuka ntabwo mbere baba baramucapiki ahora nkubita mani ako nawe uri fake umuntu w'umugabo baramukubita aya mani mbere weriga sinzi imana ahantu yakoreye ikosi ntabyo ikosi ugomba kwihagararaho mama we nuse njye ko nihagararaho ndi mama we ni isasu wese ko yagukanga umva ntabwo yankanga umva kimwe kuri kimwe ankubita bibiri ubutaha nanjye duhura mukubita bitatu kumva uriya ni masenge wanjye ndamuzi nzajya gukora revenge ahubwo aho rwose kuko uwo muntu w'umutipe siko uri fake sha mugabanye ubwo bubi umva mani bahina maze narinje kukwibwira ngo ukiremo imiyaga umbabarire naranje mvuga nabi kandi urabizi ngenda kwemera uri uwanjye ku mutima ku mugongo rwose ntaribi birangirana n'uriya muswi we ntabwo tujya dukora ntaribi wapi kabisa ntaribi Vanessa
Bimubitse. Mama rero ko nigeze amubona so namunsi. Mvuye ku ishuri. Mva nk'ikibazo mbajije. Ngenda umurinzi ku buryo ibyagucitse n'ibyabuze byose menya aho byagiye. Twagiye uganya umushi. Siko umushi ugiye ari uzatuma utabyibuha. Niwo utanga umubyibuho se? Ku buryo uzabyira umushi ukambuza kubyibuha. Soni. Kamwiyore. Umusura nadupfuye gusa koko. Munkujije ubusa. Akundi riri nkubaze. Ko nakubwiye ko waje muri uru ruguri ikibazo ukabihakana. Ubona narabeshye. Kugeza na papa watinya kukujyana iwe. Nanyumvira ibya. Ubundi ubona utameze nk'ababashingwe najyaga numva. Bashingwe. Ase uwo mwakurira uvuga unsomamo. Hari undiho. Hari ibindi ku gahanga. Aho utakurosa ubwo ni hehe? Wenda na papa yatinye kukujyana iwe ngo utazamusenyera. Kugera naho kuva wowe wagera ahangaha. Uru rugo nta mahoro arabonekamo. Ahangaha nta mahoro yahigeze. Nza nta mahoro nahasanze kandi ikindi bya papa wanjye byihorera. Ntabwo bikureba. Ngaho rero genda mva imbere. Agashira. kandi urabizi ni procedure ndende kuyitangira ni Nyirankotsa wa kabiri. Nyirankotsa ariko ngewe ndibaza umugabo uresha nawe umugabo ungana nawe utinya kubwira umugore ko ufite umwana gute? Umva kumubwire nawe ntimenyamo nidukomeza guterana amagambo anga nta n'ikintu turi bugereho kuko nimujya guterana amagambo ukazana bwebwe ubwo urumva turi bubone igisubizo Bwebwe se jewe ndimba. atande ndavuze ngo atande Papa ngenda shaka tujyana. Ihangane gato mwana wanjye nzaza kugufata vuba cyane mwana wanjye ihangane uburyo cyari cyanzanye ndashaka kugira ngo nzaze kugufata ujya mu ishuri tangira ishuri usubire mu ishuri nibyo narije kubasaba kugira ngo mwihangane gato nzaza kumufata musubiza ku ishuri ariko namaze kubivugana nanjye nawe urabibona abagore nawe kugira ngo kumwumvisha umugore we ntuzi abagore ngomba gutangira ntabwo nzi abagore ahubwo nzi ba Nyirankotsa ni nko gusizana ikibanza oya buretse ngenda ha ariko Nyirankotsa naruha koko ariko iyo mutavuze Nyirankotsa mu kanwa kanyu nimutuza abanza izina ryanjye ryaranabaryoheye cyangwa mwumva ari ryiza Nyirankotsa iyo mutavuze mu kanwa kanyu nimutuza ariko muri uzi n'ikindi namaze kubona ko hari n'ababyeyi batera turuma mu bana babyaye iyo bakwitanyira n'umubyeyi wari gutuza ahubwo mpita mbona yuko ushatse gutuka data itonde umvuyeho ugiye ku babyeyi banjye namutuka ntamuzi umva tuzi we umva mubwire kandi ubyumve ndikumva nimukomeze guterana amagambo nta mwanzuro turi bufate namba dore tuza rero wowe naho ubundi rata ngenda hano icyo mbona nta kibazo kubarira ari ahangaha nzakomeza mwiteho nk'ibisanzwe kandi ikindi cya kabiri ubonye bitanashoboka intara amashuri wamurira ashobora no kwiga inanga nta kibazo amashuri arahari ariko byibura ukamenya ngo umwana akeneye iki ahari icyangombwa nka papa umubyara sibyo kandi nawe ukamuba hafi akazageza akabasura ugatembereza umwana mbese urabona igihe cyataka imyaka 20 ni myinshi cyane umwana aba akeneye uburere bw'umubyeyi aba akeneye kureba umubyeyi akanezerwa riri niko kanyamuneza warumaranye iminsi se umwenyura mbona umeze neza urabona imyaka ishize nta fiction yageze aho ntayo kabisa ntabwo nigeze mwiyegereza nta kintu umwana wanjye kuva ubu nta kintu uzamburana nzakuba hafi haba nijoro haba ku manywa usubize umutima hawe Nimeshimye. ntawuza kugukira uri kumana ndishimye buriya nageze mu rugo nsubije ubwenge kugenda ukuntu nakubwiye nabi kandi ariko ari agakobwa kanyu gatumye mvuga nabi avuga tubaye na mwe kumusanga gaca bugufi kamusana ibibazo kuko urabizuriwe n'ibyanjye tuba twarabyibagije biriya nase mwari mugiye ubwo tuba turi kwitorasiriza gutya tu muri abana b'imihanda kubera turaba imihanda baramuze dukomeze dutarasa none se ari kumva uko twagiye cyane ahubwo uranakuze kunyibutsa mani ukwiye gushaka umunsi muri iyi minsi
ukaza ukajya kwipima agashyuti noneho ukazabemera sibyo narwarutima nako ariko mani uyu musatsi ndashaka igisokozo kwiyogoshesha urumva izo friza yaso yambaye ikote wajya umugira inama uyu musatsi niko turabona byajyana umusatsi sari icyo utwaye imana atarashyiramo direde ahubwo wapi ibyo uzabikora nyuma y'ubukwe bwanjye sibe se baye none fresh ngase ni mumurikira banze magure kamwe nagufata yaho sha numva ndi mwana arega na hari biryanjye